tureba hari ingo z'abaturage abana banje abudukuriki bose baragiye nsigaramwo ndi jyenyine gusa. Baraje baratubarira, amaze kutubarira tegereza amafaranga turaheba, abandi bajya gusinya, nakwisanga nsanga bo barabimuye, njyewe nsigaramo gutya ndi. Aba ni bamwe mu baturage baturiye icyanya cy'inganda cy'akarere ka Muhanga cyubatswe mu murenge wa Nyamabuye mu kagari ka Gahogo, batabaza nyuma y'aho bagenzi babo bimuwe bo bagasigara ari abaturanyi b'izi nganda, abandi bagasigara nk'aho bazituye hagati, nyamara ngo barabariwe amafaranga y'ingurane ngo bimurwe muri ako gace, ariko ngo ayo mafaranga imyaka 3 iriritse bayategereje, none kugeza ubu ngo amaso yaheze mu kirere. Murabona yuko hano ndi nyine aho tureba hari ingo z'abaturage abana banje abudukuriki bose baragiye nsigaramwo ndi jyenyine gusa kandi ntabuze ibyangombwa. Noneho nabaza bakambwira ngo buretse ngo uzimukana n'abandi ngo bagiye kwimuka, abandi bakagenda iyo byimuka, jyewe sinimiki imyaka ndumva ishize ari 3. Narasinye kimwe n'abandi ntegereza amafaranga ndayabura. Gutaha urabona amafaranga igenda amezi agasira 5-6 umwaka ugasira ntayabonye. Nkibaza ubuse leta ni ukuvuga ko amafaranga yasabye ariyo yabuze koko, miliyoni 15 leta yarazibuze koko kugira ngo inyishyure nanjye mvemo nk'abandi. Uvuga yuko nta kutura hagati y'inganda bihumanye. None dore kuva hano kugera hano ku Bashinwa niba hari metero nyinshi hari 50 cyangwa 60 ntabwo zirenga. Noneho hano mu Gakiriro urabona kuva hano kugera hano mu Gakiriro niho duhana ubundi ko nta metero 5 zirimo. Ubwo noneho bagera batya baraza, nari mfite amazi aha ngaha nyabwo Perezida wa Repubulika yari yatwihereye. Noneho baraza bakuramwo mu basisabo n'ibindi barabijyana. Ese ubu ngubu ko mu bijyanye n'abaturage bose bakaba baragiye, ubu ngubu nzajya mvoma hehe? N'ukujya mu binambe pfiriya mu kabande bishobora kuntwara icyakora kuvanga aho kuhagera isaha yose singiye gukabya kugerayo. Baraje baratubarira, amaze kutubarira tegereza amafaranga turaheba, abandi bajya gusinya, nanjye njya gusinya muri bo, ariko nyine nasanze agiye kwisanga nsanga bo barabimuye, njyewe nsigaramo gutya ndi jyenyine. Gerageje kujya kwa meya akatubwira ngo bazatuvanamo, harakurisheje muhazi inteko nkajya kubaza ibibazo byanjye, ba gitifu w'umurenge bakanga bitegereze bazatuvanamo, ariko na n'ubu twarategereje twarahebye. Ikibazo ubushize baratubariye birapfa, none ko bagatse kutubarira ku gitari. None rero ikibazo dufite ni uko batatwishyura, kandi n'izi nganda twegeranye nazo n'inzu ubu zarasenyutse zirava, urebye inyuma ahangaha inzu yarasenyutse urumva, kandi baturiye mu tuzagira icyo dukoreramo, ntituzongere kugira ngo twubake cyangwa tuvugurure, urumva batuma ngo dutegereze bazatwimura. Aba baturage mu majwi yuzuyemo ishavu n'agahinda baganira na BTN TV bayitangarije ko guturana n'izi nganda birimo kubagiraho ingaruka zitandukanye, zirimo kwica amatwi yabo, kubasenyera n'aho biyengeka, bakavuga ko urusaku rubazonga cyane ari urw'imashini z'uruganda rukora sima, kuko ngo iyo ruhinze abenshi bagira ngo ni umutingito w'isi, bityo rugatuma batabona amahoro. Uku gutakamba no kubaho mu bwoba nibyo baheraho basaba ubuyobozi ko bwabatekerezaho bukabaha ingurane z'ibyabo bakabasha kwimuka ahantu hari gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Bangurira nuko mpura aha ngaha nkagenda ngasanga abana banjye n'abaho bari, nanjye bakangurira aho ngomba kuba. Nta kindi nifuza ni ukuva aha hantu hagiye nyine. Icyo nasaba ubuyobozi ni uko bwatuvana aha hantu. Saa 12 ntitwarenga aha ngaha, hirya ni amashyamba, hino ni amashyamba, hose murabireba, muri akanya wasigayemo njyenyine. Icyo nasaba ubuyobozi ni uko bwadukorera ubuvugizi bakaduha ingurane. Bashize imyaka 3 batubariye, amafaranga yagize agaciro, bangwa nta naho tuzayerekeza.
Ni mu gihe ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga ngo busobanure iby'iki kibazo ariko ntibwigeze bwitaba ndetse n'ubutumwa twabandikiye ntibwigeze bubusubiza. Gusa Nshimiyimana Jean Claude umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamabuye avuga ko iki kibazo nk'abo nk'ubuyobozi bakizi, akongeraho ko bakomeza kubakorera ubuvugizi ngo nabo bavanwe muri ayo matongo, ngo gusa kuko bagomba kwishyurwa na Minicom ko ubushobozi bugenda buboneka bituma bagenda babimura mu byiciro. Icyo dukora sinzi niba wenda wahuye nabo kugira ngo barabariwe. Hanyuma ndumva hashize amezi atarenga 2 twakoranye nabo inama ndetse turi kumwe n'abayobozi bari baturutse muri Minicom bafite aho bahurira n'icyo gikorwa cyo kwimura abagomba kwimuka. Urumva ni leta n'ubundi igomba kubimuka, kandi leta ifite umuturage mu nshinga kuko natwe ariko bimeze. Icyo dukora rero ni uguhora natwe twibutsa, ariko n'ubundi ngira ngo kuko mwabibonye byanze bikunze mwahageze, hari abamaze kubarirwa banishyuwe banimutse. Rero urumva bigendana nuko ubushobozi bugenda buboneka, ubwo ndavuga ingengo y'imari yo kubishyura no kubakuramo. Kuri ubu icyanya cy'inganda cya Muhanga kiri mu kagari ka Gahogo kirimo inganda 3 zikora ndetse n'izindi 2 zitaratangira imirimo. Abaturage bahaturiye bavuga ko urusaku ruvuye muri izi nganda rutabaha amahoro kandi rutuma babaho mu bwoba. Janvier Manishimwe mu cyanya cy'inganda cy'akarere ka Muhanga.